njyewe narigeze Rubavu noneho abantu twicaranye biba igikapu bari bari kwishyura ndi kubona bafite amafaranga nanjye ndakiba nzi ngo ni amafaranga nibye ndaje ngazi Musanze njya gufata icyo kunywa ngiye kwishyura asohokamo inzoka ugiye kwishyura asohokamo inzoka njye muri butike nje guhaha umudamu sinzi byaragiye kwishyura afunguye agakapu mbona havuyemo inzoka inzoka igenda se iri kugenda inzoka murayibonye mwese ayibonye nzima buzima oya ikibazo ni kimwe kuri kuzenguruka amafaranga gusa yego nyine yamufashe hari ibintu mbonye hano i Musanze ahantu hafi mu birunga hari umugore ngo yibye igikapu ngo yakibye Rubavu ubwo rero sinzi ese ibyo bikorwa byaba ari wabikoze ko nzi yuko nta wundi muntu ujya ukora ibikorwa bimeze gutyo atari wowe abantu bari mu bwato bari gutembera yego ubwo barimo batembera hari igikapu ni wabikoze bino bintu batwara igikapu ngiye banyitabaje maze kumenya ko igikapu cyagiye twabashije gutanga itangazo ku bantu bafite amato hariya ko igikapu ntacyo bafite nabwiye rero ko byagenda kose uwatwaye icyo gikapu n'ubundi ndumuhanye ari bukizane kandi n'ibyo yaguze n'ayo mafaranga yatwaye ntabwo y'uburyo kubera yuko ntabwo biri bumurikire rero nohereza ihembe ryanjye karondoze shyiramo ababyeyi nohereza nyanya dushyiramo kohereza inzoka ku buryo ari ubwizi bw'icyo gikapu wakana wirwanya gusa none se iyi nzoka yagezemo gute njya kwa nyanya radiya aho nta makurambere wakana umuganga ari kubigutegeka ubwo se wafata wahe igikapu kirimo inzoka nyine akohereza umuti mu kirere ngo arakohereza umuti mu kirere ngiye mfata igikapu kirimo inzoka wa mugabo nawe uzi kugenda nawe uri umugenzi wa mugabo siga amafaranga y'abandi kameramani yabonye reba ngibi kameramani njyewe bishyiriye ariko nkurikije ukuntu mu nda hari kundyaho uyamusubize niba umuzi ariko njye ntago muzi ntago muzi ikira gukora ubwo rero ni ugutumikira yewe hari ikibazo ariko umunsi abiri imbabazi n'ibyo amafaranga i Rubavu none ngazi Musanze yakoze icyo kunywa ngiye kwishyura haza inzoka irakurya oya munabana ndabarenze ko irimo hano nje nzi ko ari iby'amafaranga bigenze gute we njyewe nari ndi Rubavu ndi gutega nje Musanze ntabwo mbizi gusa byo nari nzi ko ni iby'amafaranga nari ngiye gufungura njye kwishyura icyo kunywa nsanga n'inzoka nyine ngiyi inzoka nyine iki oya ngo uyu mugore wejye mama wejye amafaranga he i Rubavu we wakibye mu modoka turi kwa Emili kiri mu Rubavu bigenda gute njye nzi ko ni iby'amafaranga ariko ntabwo nari nzi ko hari inzoka irimo ni iki ngo wejye muki n'icyo gikapu icyo ngiki none se ibintu byagenze gutahuka oya ibintu byagenze gutahuka tubonye umuntu hano inzoka yafashe amafaranga ibi byagenze gutahuka njye mbonye yinjiramo hano yari kwikorera inkuru n'uwe mugabura sinzi umugabo yanaguriye icupa sibyo njye mbonye yinjiramo hano uri umugore
none njyewe nari ngeze Rubavu noneho abantu twari twicaranye mbiba igikapu abari bari kwishyura ndi kubona bafite amafaranga nanjye ndakiba nzi ngo ni amafaranga nibye ndaje ngazi Musanze njya gufata icyo kunywa ngiye kwishyura asohokamo inzoka. Ugiye kwishyura asohokamo inzoka? Wowe ugiye kwishyura asohokamo inzoka mu gikapu? Mbese mu gikapu harimo inzoka? harimo inzoka n'amafaranga. Oya ndi kuvuga igikapu gikuriye harimo inzoka? Ntabwo nigeze ndeba njye nzi ko mfashe umuzigo w'amafaranga. None usanzemo inzoka? Musanze utuyaga neza? Ni Musanze. Kamerama ibintu uyu muntu twamukubita huko uyu muntu ushyize amafaranga y'abandi si umusaruro. Oya y'abandi wowe amafaranga y'abandi oya amafaranga y'abandi wowe byagenze gute? Yinjiye nje gusoma agacupa maze mbona umugore yinjiye mu nzu ngiye kubona mbona agiye kwishyura mbona inzoka isohotse mu gikapu mbona umugore agiye kwishyura ntabwo ndi kubona. Byagenze gute? Yinjiye muri butike nje guhaha umudamu sinzi byaragiye kwishyura afunguye agakapu mbona havuyemo inzoka irimo. Inzoka igenda se? Iri kugenda Inzoka murayibonye mwa? ayibonye Nzima buzima. Oya, ikibazo ni kimwe kuri kuzenguruka amafaranga gusa. Yego nyine yamufashe dore nguwo n'inzoga ari kunywa dore nguwo bamufashe dore nguwo ibintu bibere hano ni hano i Musanze niho n'umugore yafatiwe. Njye nayinjiye muri boutique ndikukora ikiganiro n'uri mugabo bakubise hano ngira mu wenda mwabibonye mbere no mugabo bakubise sikiro bamukubise ariko njye namugura icupa kugira ngo tubashe kuganira nanje kureba yenda ikintu yabaye nje no kwigurira akayina. Igitangaje nuko hinjiye umugore hano muri boutique umugore yinjiye afite igikapu mu ntoki ariko barafunguye agiye kwishyura inzoga bari banayipfunduye noneho ni mitsingi na gapeti mitsingi agiye kwishyura inzoga nibwo yafunguraga igikapu abonamo inzoka kandi yarazi yuko harimo amafaranga. Amafaranga yayibye aho bita i Rubavu aho yarari kumwe n'abagabo ngo yabonye bishyura noneho nyuma yo kwishyura ngira ngo muri kubona abantu benshi hano bashungamiye hano gutya ngiye mpamvu mpunzi inzoka ngiye nitinyira inzoka kamera manage nayo nashisha mu video wenda ngira ngo murayibonye hano yenda hano inzoka iri ndetse n'uwo mugore ari aho ngaho ndetse ari gutaka cyane avuga ati mumbabarire mumbabarire reka nze nkuhamagara umuganga ko nenda tuziranye numve se neba yenda biraza guca umuganga nzi n'umuganga bita Mukasa niwe muntu wenyine nzi wakora bino bintu nzi wateza no muntu kino kintu reka muhamagare ngira ngo wenda muri kubona abantu benshi inyuma ya kamera sinzi wenda ko bimeze sinzi ngura mudamu biraza kurangira gute ariko ngerekana itabaza uwo muganga ese mubaze ko no kubera iki inzoka yaje mu hano numva ari we ndamenye wari we ariko nawe ushobora kumbwira ati iyi nzoka yazanywe n'uri muntu sana papa iyi nzoka wayibonye ati njewe nje n'uri muri gutembera Allo muraho neza muga nje ni Olivier hari ibintu mbonye hano i Musanze ahantu hafi mu birunga hari umugore ngo yibye igikapu ngo yakibye Rubavu ubwo rero sinzi ese ibyo bikorwa byaba ari wabikoze ko nzi yuko nta wundi muntu ugikora ibikorwa bimeze gutyo atari wowe abantu bari mu bwato bari gutembera yego uko barimo batembera hari igikapu ni wabikoze bino bintu batwara igikapu ngiye banyitabaje yego
tumaze kumenya ko igikapu cyagiye twabashije gutanga itangazo ku bantu bafite amato hariya ko igikapu ntacyo bafite nabwiye rero ko byagenda rwose uwatwaye icyo gikapu n'ubundi ndi umuhannyi ari bukizane kandi n'ibyo yaguze n'ayo mafaranga yatwaye ntabwo y'uburyo kubera yuko ntabwo biri bumurikire rero nohereza ihembe ryanjye karondoze nshyiramo ababyeyi nohereza njya dushyiramo kohereza inzoka ku buryo ubuhinzi bw'icyo gikapu wakana w'indwara. None se iyi nzoka yagezemo gute? Njya kwa njya arabiya aho nta makurambere wakana we. None se muga wenda ngewe mbonye inzoka nini ingana kuriya, ese za nzoka murazitunga, za nzoka murazohereza, za nzoka bigenda cyangwa inzoka yari mu gikapu ubundi guherana kare? Abo ni abakurambere ntabwo inzoka yari iri mu gikapu ahubwo icyo ushatse ndi umuhannyi icyo nshatse gutuma yaba inzoka yaba inkuba yaba ihembe karondozi yaba abazimu yaba abakurambere icyo nshatse kirabona cyose kiranyumvira cyose kiranyumvira wakanda muga ibintu ukoze nese muga wenda uretse ibi ngibi byonyine mukoze hari ibindi wenda mujya mukora ku ruhande ku buryo n'uwaba afite ikibazo wenda yakwitabaza? mvura abazimu nkavura amahembe nkavura ibihato ku bantu bibye abantu nkabahana bahemukiye abandi bagiranye amasezerano ntibayubahirize ndi umuhannyi n'ubushobozi bwo gutuma inzoka ngatuma ihembe karondozi ngatuma inzoka itagira amazi umuntu ushaka kwiyomora umuntu wamwihugiye yewe nkora buri kaka yewe ntabwo ngira wakana wakana we fata icyo gikapu cyanjye kinzanire aho ngaho ukizane kugira ngo tugere kuri nyiracyo ibindi byose ndabyikorera ngenda umuhannyi ntabijye kugira iyo nzoka ndaje nyihamagare n'iyanjye n'ubundi murahita muyigura. Nasi igikapu nakizana kandi kirimo inzoka? Nta kintu uraba wakana usibye njya kwa njya arabiya ngifate? yego gifate nta kibazo. Umuga ko mfite ubwoba ariko ngifate? Muganga ari kubigutegeka giko. Ubwo se wafate wahe igikapu kirimo inzoka? Arabunye nakoreza umuti mu kirere. Muga ngo arakoreza umuti mu kirere. Ngiye mfata igikapu kirimo inzoka. Mbonye ibintu bibareye hano. Igikapu umugore yararimo hano agiye kwishyura. Sibyo? Agiye kwishyura ngo afunguye harimo amafaranga menshi cyane. Afunguye asangamo inzoka. Inzoka niyo yazamutse mbere. Nese amafaranga arimo? Amafaranga arimo. Ari mu gikapu. Ari mu gikapu. barayafashe amafaranga arafashwe umukobwa uri wagibye amafaranga arayagaruye arayazanye. Nyirayo ari hese bayibye? Nyirayo kandi ngo ari Rubavu. Ari Rubavu. Genda n'umusaza kwereka. Cameraman. Reka rero ngende njye kureba icyo gikapu cy'uwo muganga gakondo ariko ngewe ndagitwara ameze gutya ntago ndagifungwa na kiri kintu ndagikoraho. Cameraman reka tuze kujyanayo. Cameraman uretse gato ya cameraman. Yes. Muganga arambwiye ngo wakira amafaranga muri intuzi. Mahero nagura bino. Yese inzoka muganga ko yameshe biragenda ryari ko. Cameraman no kuri kwimasi ngiragenda. Nje muganga yanduhije mwana nje inzoka nago amafaranga kamera reba ira kamera ngaya amafaranga y'abandi no nasanzemo yona inzoka kwireba nabi shari no murinzi ko bagize ngo yakakanga ugikapu biragenda gute rero yakazida amafaranga yone afite kandi igikapu yasa gusaba yuko ndaza byangacyo kamera usewe nabwangiye inama mane kamera mane rero ndi kubira ariko mane rero ndi kubira usunda bigenza gute mane ariko amafaranga yawe wayawe amafaranga yandi kubona arimo wajyabonye amafaranga yawe ubusinyi mwirwe nabigenza gute nyine jewe nazana byose byiza ari kunjya inama niba ari kuza kuri uyu mukobwa rero wakubye amafaranga yawe gisatu uburyo bwawe biri wabonye amafaranga yawe uko kayamufashe Koma bazaniye umugisha mukawutima kamera yanze kuva yewe niko ibintu bitangaza bikomeye cyane wa mugabo nawe uzi kugenda nawe uri umugenzi wa mugabo kamera polisi kagenda mani
Wowe tugenda kamera. harimo undi mushitsi mwabaginga siga amafaranga y'abandi kamerama yabonye do reba ngibi kamerama jewe bishiriye muganga byose mbishyizemo abanyarwanda babireba dore ngaga k'abandi agafunze faranga y'abandi arimo dore ngaga kamerama jewe bishiriye umuganga abanyarwanda ngende idekaraye niyagira icyomba ubwo nyine nibyo ngibyo kanegere wa mudamu ubaze byibuze se ukuntu ameze wenda numva yenda ko ameze sibyo nyuma yo kwibigeka bizuru kwiyumva gute ikibazo mfite nyuma yo kwiba igikapu kuko nari nizeye amafaranga ariko ndi kumva umungu hari ko kurya ese mbere ko bigikapu harakuryaga oya naguhandyaga nese byateye none ukimara kubona inzoka nibwo hatagiye gukurya yego wasuzongera kwiba ko ntabwo nzongera kwiba ibintu bibiri inzoka yego ese nani mafaranga agize ukuramo oya nta mafaranga nigeze nkuramo nibwo wari utangiye kugura byose cyo kurya ndangiye kunywa agapeti hajya ngo wayibye urubavu nayibye urubavu nese abantu wayibye basi urabazi ntago mbazi jewe umuganga akunda arambwiye ngo aya mafaranga nyamusubize ngo gakapu nyine ngo ngende nkamusubiza turahuriye i Kigali niko yambwiye ariko nkurikije ukuntu mu nda hari kundya uyamusubize niba umuzi ariko njye ntago muzi yo ntago muzi ikira gukora ubwo rero no gutumikira yego hari ikibazo ariko umunsi abiri imbabazi hari kamerama sha reka dusoreze hano hantu ndabakunda cyane N1 and nandi macano agiye atandukanye ndabakunda cyane njyangiye ikapu cy'abandi